Good afternoon, brothers and sisters. abasuhuje bene data na basaza bacu. It is again time that we read the Word of God. Ni umwanya tena tugiye kwinjira mu kwiga ijambo ry'Imana. My name is Sabato Habarurema, Izina rye ni Sabato Habarurema, nanjye ni Mari. and we're going to discuss the Word of God. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Before we begin or continue, Mbere y'uko dutangira cyangwa se dukomeza, let us pray. reka dupfukame dusenge. Thank you, God, you were with us since the morning. Your name be glorified. Urakoze data wa twese, wagumanye natwe guhera mu gitondo kugera iyi saha, izina ryawe rihimbazwe. We ask the Holy Spirit to be with me who is teaching. Tugusabye umwuka wawe wera ngo uyobore umwigisha, And to help those who are listening, kandi anari ufasha abumva ijambo ryawe, so that they can change. We ask and pray in Jesus' name, amen. noneho ijambo ryawe rikaduhindurira kugenda uko ushima, tubisabye mu izina rya Yesu, Amen. amen. Our title that we're continuing is entitled, What Should I Do to Inherit Eternal Life? Umutwe w'amagambo wo dukomeje gukurikirana utubaza ngo ni igiki nakora ngo ndarwe ubugingo buhoraho. We have already started a subtopic called Born Again. Twari twamaze gutangira agasubi kari kuvuga ngo kuvuka bwa kabiri, ibyago bwa kabiri. Now we are continuing. Noneho kugira ngo dukomeze ako gasubi tunakarangiza. Yeah. Here, okay, we are going to start. Ahangaha niho tugiye gutangirira. He who is trying to reach heaven by his own work is keeping the law, is attempting an impossible. Ku muntu ushaka kugera mu ijuru ku giti cye anyuriye mu nzira ze, cyangwa se kubwo kumvira amategeko y'Imana, aba ari kugerageza ikidashoboka. There is no safety for one who is merely a legal religion. Nta mutekano ku muntu wishingiye ku buryo budakurikiza amategeko cyangwa se bw'iyobokamana. A form of goodness. Noneho ngo bigere ku Godness. What? Let me repeat. There is no safety for one who is merely a legal religion, a form of godness. Nta mutekano ku muntu unyuriye mu kinyoma cyangwa se mu iyobokamana ritari iry'ukuri, ngo agire ngo bizamugeza ku cyo akeneye kugeraho. The Christian's life is not modification or improvement. Ntabwo gusa na Kristo ari ikintu wakwihimbira cyangwa se wageraho uko wiboneye, Or improvement of the old. cyangwa se bijyanye n'uko waba ungana n'ibyo ugezeho. But a transformation of nature, ahubwo ni uguhinduka wese mu mico. There is a death to self and sin, and newing life altogether. Noneho ni ukuva ku narinje ukajya mu bugingo, ukavugururwa, ugahindurwa mushya mu bugingo. The great burden of every soul should be, umutwaro ukomeye wa buri mutima wagombye kuba uyu nguyu. Is my heart renewed? Mbese umutima wanjye wahinduwe mushya? Is my soul transformed? Ese umutima wanjye warahindutse? Are my sin
pardoned through the faith in Christ? mbese ibyaha byanjye byarababariwe kubwo kwizera Kristo? Have I been born again? Ese nabyawe bwa kabiri? The new birth is a rare experience in this age of word. Noneho kuvuka bwa kabiri ni umushare tena wundi kuri iki gika. This is the reason why there are so many possibilities in our churches. Niyo mpamvu mu matorero yacu habonekamo ibyinshi bidatunganye. This is the reason why there are so many, so many who assumed the name of Christ are unsanctified and unholy. Abenshi biyita ko ari abakristo, benshi ntabwo bera kandi ntabwo bejejwe kandi ntabwo bera. They have been baptized, birashoboka ko babonye umubatizo, but they are buried alive. ariko bahambwe ari bazima. Self did not die, kuko inarinje ntabwo yigeze ipfa, and therefore they did not rise to newness of life in Christ. bityo ntabwo bigeze babona umuzuko n'ubuzima bushya bwo muri Kristo Yesu. But as many are received him, ariko kuri benshi bamwakiriye, to them give he power to become the sons of God. niwe wenyine utanga ubu imbaraga iyo guhinduka umwana w'Imana. Even to them that believe in his name, noneho no kuba mwizera bizera izina rye, which were born not of blood, which were born not of blood, noneho batabyawe kubw'amaraso, nor of the will of the flesh, bakaba batarabyawe kubwo ubushake bw'umubiri, nor of the will of man, noneho atari ku bushake bw'abantu, but of the will of God. ahubwo babyawe kubw'ubushake bw'Imana. John 1:12-13. Yohana igice cya mbere umurongo wa 13. The old nature, umuntu wacu wa kera, born of blood, wavutse kubw'amaraso, and of the will of the flesh, none hakaba ari ubushake bw'umubiri, cannot enter the kingdom of God. ntashobora kwinjira ubwami bw'Imana. The old ways are earthly tendencies. uyu muntu wacu wa kera ni igikomeye ko yabona ubwami bw'Imana, ntibishoboka. The former habits must be given up. noneho imico mibi iragomba gutandukana natwe. For grace is only inherited, kuko ubuntu bwa Kristo ni umurage. No, for grace is not inherited. kuko ubuntu bw'Imana the grace of God, the grace is not inherited. ubuntu bw'Imana ntabwo waburagwa. The new birth consists of having new motives. noneho kuvuka bwa kabiri bigendana no kuba n'intekerezo n'icyerekezo na cyari gishya. New tastes, ata n'igeragezwa rishya. New tendencies, noneho n'icyerekezo gishya. Those who are brought into a new life by the Spirit
right? Abazanywe mu buzima bushya kubw'umwuka wera have become partakers of divine nature. bamaze gufata natire y'ijuru, sinzi uko nyita. Yeah. Bagabanye ubumana bw'ijuru. Of the divine, yeah. And all their habits and practices, they will give evidence of their relationship with Christ. Ya kuko imibereho yabo ndetse n'ibyo bagenderamo bizerekana mu buryo bugaragara umushyikirano n'umubano bafitanye n'ijuru. Many who profess to follow God, who follow Christ, benshi bigisha kandi bagahamya yuko bakurikiye Yesu, they have not genuine religion. ntabwo bafite iyobokamana nyakuri. They do not reveal in their lives the fruits of true conversation. Ntabwo mu buzima bwabo bera imbuto z'ukuri cyangwa se z'abihannye. The same spirit of fault finding are controlled by the same habits. Noneho mu miremerwa yabo baracyayoborwa na kamere ya kera. The same spirit, the same spirit and selfishness which controlled them. Noneho uwo mwuka ndetse no kwikunda bikibayobora. Before they accepted Christ, mbere yuko bemera Yesu, no one can enter the city of God who has no knowledge of genuine conversation. ntawe ushobora kwinjira ubwami bw'Imana atarahinduka by'ukuri. In true conversation, the soul is brought again. Na moyo ina In true conversation, the soul is born again. ya binyuze mu guhinduka k'ukuri umutima uvuka bwa kabiri. A new spirit takes possession of the temple of the soul. Noneho umwuka mushya ugafata icyicaro mu mutima. And a new life begins. Ubuzima bushya bugatangira. Christ revealed in his character. Noneho Yesu akaboneka mu mico y'uyu muntu. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creation. Bityo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya. Old things are passed away. Ibya kera biba bishize. Behold, all things become new. Itegereza ibintu byose byahindutse bishya. And all things are of God. Noneho byose ni iby'Imana. Who hath recalled us himself by Jesus Christ. Ya kuri uyu wahamagawe mu izina rya Yesu. 2 Chronicles 5:17. Ya ingoma ya kabiri igice cya 5 umurongo wa 17. That which was objectable in the character is preferred from the soul by the love of Jesus. Bityo niyo mico iboneka ku byagezweho binyuze mu rukundo rwa Kristo. All selfishness is explained, all envy and all evil speaking is rooted out. Ya noneho kwikunda kose kuratamuka, kwifuza kubi ndetse n'ibindi bitekerezo bibi nabyo bikaburirwa umwanya. And and the radical transformation is wrought in the heart. Aho ngaho kusubiramo cyane wahakura mpaje. All selfishness and wahakuyemo? No, yes.
And all radical transformation is brought in the heart. noneho ukwikunda kose kukahava, noneho imico mishya ikazanwa mu mutima. Okay. For now, we are going to finish here. Ubu ngubu tugiye guhagararira aha ngaha. Let God help us change and have a true, genuine transformation. Reka Imana idufashe kugira ngo tugire guhinduka k'ukuri. As we are born again, noneho tubyagwe bwa kabiri, so we can go to heaven and have eternal life. noneho tuzabe abaragwa b'ijuru, tuzabone ubugingo buhoraho. Yes, in Jesus' name. Amen. Turabisabye kandi tubisabirana ngo Imana ibiduhere ubuntu mu izina rya Yesu. Let us pray. Noneho reka dusoze dusenze. Thank you, God, you are with us since the morning. Your name be glorified. Urakoze Data wa twese, wari natwe guhera mu gitondo, izina ryawe rihabwe icyubahiro. We ask the Holy Spirit to be who with me. Twagusabye umwuka wera ngo abane natwe. And you are with us, your name be glorified. Ushimirwe kuko wakomeje kubana natwe, izina ryawe rihimbazwe. We ask you that you help those who are listening. Twakomeje kugusaba ngo udufashe kandi ufashe n'abazumva. And those who are going to hear this video. Noneho abari kumva n'abazumva iyi video. To help them have true change. Kugira ngo uzabafashe bahindurwe n'ijambo ryawe. We ask and pray in Jesus' name. Amen. Tubisabye twizeye kubiduhera ubuntu mu izina rya Yesu. Amen. Amen.